ikijura uri kumva wari ikijura man wari ikijura bro songo yeye Kasongo yeye Mombali nanga Kasongo mbona we bro bimeze bite bro bimeze bite gusa amakuru nagushaka none ndakubonye bro urambonye kabisa ibintu uri kukumva hose nibiki se kandi ukabyara kumva nk'amakuru abagore babandi wabamaze sinzi ndaya sinzi ngusigaye wiba man ndebye nk'umuntu wigenge ntago nagufasha ningateye ko ari ikintu wambwira kize ubundi wone ikikize mu cyuvuga imana none suri kujya mu ndaya wabuze iki njya mu ndaya wambonye mu ndaya njewe ntago banabeshera umuntu se nakara goba twarakuranye man urumva bro ndakuzi birayi boro man bireke man birayi boro bireke man ugaruke mu murongo muzima ese man ugeze naho ugurisha inguru ukagura indaya man indaya sinaguza nyoko sinaguza nyoko njye wirinda mama wanje nokuri nakumena man nakumena uzajya nkwihorogera ngo nakumena man ibwo uzajya nkwihorogera akubundi wowe wandusha imbaraga man batwumvikane man batwumvikane ntabwo ari gushaka batwumvikane man batwumvikane hey boss who are you hiding from you be mumu wirinda mama wanje bro boss wirinda mama wanje ariko wibora byose cyo wirinda man wibora byose cyo wirinda mama wanje wirinda mama wanje ariko uzongera kumenya uzongera kuvuga kuri mama wanje uzongera kuvuga kuri mama wanje kandi wawe bawukira bro wawe naringiye igeze nacyo wihingiye niko utangiye kugira ubwoba igeze nawe wihingiye ko ngango nako bagukira udakora hero tuwe rwose akorode waje kuba bacyo hey mon para Ngomba baranye nako nzonje. Nino bana nako nzonje. Uraja kuzamura intambara. Nako nzonje. Uraja kuzamura intambara. Nino bana nako nzonje. Uraja kuzamura intambara. Bro na kwica wundi. Ihana nijya nkaza tukayisangira baburetse. Birali Paul bivemo. Uri kumva? Kuko niba nisi wa. Birali Paul bivemo aracyashaka se. Nuzongera kunyinisha. Kana nigendera atagira n'umuntu uvuga ngo ngiye nibana nawe. no Ingegera gusa. Sha izo ncyungubise hari gihe uzaziriha kagenda nambike kagenda bukurireho kagenda macuri wanjye geraho urutwa rugondamye nka ntajoro bahize urubingo rwakuze geraho sha ko kimbunye umugongo kabone kamaguru gahambirwa Kasongo yeye sister geze bitese mama makuru yawe mama ni meza n'amarika dada kwambaye cyangwa ntabwo ari cyane kandi ubu nawe ushaka kundereta urayaga kabisa ntabwo we wandereta reba kuntu uba wambaye imana ntabwo we wandereta n'izina ry'imana reba kuntu wambaye reba kino gikweto cyawe reba nabona umusatsi ngo umeze kandi ngiye mvugana n'abantu bafite amafaranga ko tuba turi abasitari gute se reba kuntu uso ngubu ureba umukobwa nkangira kurumva nawe abasitari ngiye wakintu Mombali nanga umusore nkanjye mbavu ndende nk'izacu ufite favorize we nako mfite umusatsi da n'utwanwa turiho ufite favorize ngo ari favorize ufite wowe ubusitani n'abakobwa utandukane n'abakobwa njye ntabwo wandereta man basi nyereka n'amafaranga ubone wandereta mbeza n'amafaranga mbanze ndebe wegere iki se kandi utanyanduza urasa nabi utanyanduza n'ibintu weganje ku nisa reba basi si iki gikapu harimo n'iki reba ngewe reba ku nambaye mani reba hanze hasa neza reba ni umukobwa umeze ntukakuraho nta mafaranga umpaye mani numva nyine ko ikibuno cyoroshye ikibuno cyanjye cyoroshye neza urareba ikibuno cya mwaye urisanyura se kandi ngenda naguha byose manje ibyo ushaka byose ndabifite ndagira gute kamite ngira urasunika biremera nta kibazo nta mafaranga ubwo se
sha abakobwa twaramenye mu Mwana minsi ngeshaka amafaranga mbabona umanyera amafaranga none nifite n'ubukene. umukobwa mwiza nkawe wankunda gutera ko mbimeze Nishaka amafaranga. Uko umeze kose nishakira amafaranga. Nishakira amafaranga mwana ngiye nyera amafaranga. ubwo uragira ngo sha unjani wanyu mujye kwikiramo nyabingi Aho oya nyabingi. Ye mujyanye ngo bakagushaka nyabingi bagisikora wakuri n'ubugezi n'izina ry'Imana. Ahubwo uje oya Kasongo yeye Mumbali nanga njye musore bavuze indahabu oya niba cyagiye numva agaciro bavuga ngo kwa runaka ngo umusore ufite ngo amafaranga ngo muri karitsiye mana yanjye we noneho nanjye kwama ngiye kubakiza mwa zino minsi ngiye kujya mu cyaro mbabwira ko noneho nawe umusore ufite amafaranga wereka njye mu rugo mfite ihene imbuzi urikumva nayiguze 15,000 imaze imyaka 2 n'amezi 7 ndajya kuyigurisha urikumva undi gusohoka urambwira ngo gusohoka nanjye nkundaga inyama ma nanjye nkundaga inyama ahubwo twagenda ahubwo ukajya kunyura ahubwo si yo imeze neza ma ifite n'ibinyashi mana yanjye nanjye nkundaga inyama cyane ahubwo twagiye ni wewe wapi My lord, I wonder. Yeah? Thank you. Mwana mbanze mbanze ngubwire nje nawe nkundaga abantu b'ibisambu ira hene ni yawe cyangwa ari iyawe cyangwa niyo wavuye kwiba mana yanjye ntago niba njewe njema niba uzikira hene atari iyawe ndo urambwira ngo ngiye ngiye kuzana ihene narayiyororeje ndebera noneho ndagapfa iki gihe uyu musega kweri hako umusega ninde wamasewe ikintu nk'iki gisagi koko umuntu yambwira ngo ndise nabyara iki gihore nk'iki Songo yeye iyi mbuzi wayibonye nese mwana ko mbona ari gatoya ashize amezi 7 nyibangurije ngo ni gatoya ni gatoya mwana kandi kabone kandi nta kibazo bose ubone ko ngundaga inyama ndapfa kurya nari ahubwo se bukari buduhaze karaga hene kumenyirinda nawe nese nagenda reba ariko kunungana se ngo ako mwana re birangagije n'ibindi hari ahantu nzi kuruhuka hari impande ya beka ahantu bita hari ako kabari kwa fina hari ahantu iyo ugezeyo hari ukaba ngo utakugene bakagweze neza kandi makende iyo baranayitugurira buriya naje iyi ngiyi tujyana barayigura ayibonye konzora hano nkoraho no mfite umugongo nanga gatone keza nabi ahubwo twihute amaze gutwara ufite amafaranga ihene Kasongo yeye Mumbali nanga Kasongo mbona wewe Songa libala yeye Kasongo mbona wewe ugiye kurya inyama nziza ra mfite ihene nyinshi ejo niya tuzajyana oya nimbona wisa ariko kano kantu ni keza genda rya cyane wakiniwe genda kitazanzira ibintu byo kuvuga ngo nuzangurira inyama nziza ihene nziza ngo mbyemere kandi ifite nyashi reba nanjye izajye kuntu zimeze utazibesha ukangura inyama itari nziza usibye ka ukagwa muri iyi minsi wagira ngo ni icyorezo warya ihene ukanyara neza ubu ngubu iyi ni ihene ubundi wabuzanye uzi ko ihene wagira ngo nayibyo ko yanze no kuva iwabo kapfe kugenda nta kundi nyine sawa mwana iyi hene iri ku isoko kari ku isoko kari ku isoko ibuzi nangaye mani utayita kana ariko urabona ihene ingana gutya gakiri na gato umusore uri kugura nangaye banza yumve neza umva umugongo ufite nangaye 15 15 mani 15 ugenda yarya n'ubundi byangize ikibazo rega ningura 15 mani ningana gutira 15 uramangara wisinyi bantu mani we kare sala tabaga mani ibyara barindwi ibyara barindwi nyine ibyara 9 yabiswe byabana 12 nkabajyana mu isoko ihene byara 17 ayo tane ngize ngo ni yangurube yacu ako she nawe ukubeshya ihene byara 17 mani cyangwa abana abazimu muri kumva Ata ibyara batatu birindwi ufite gahunda mwana kapakirano ibiri mani Isi ihene ndirimo nyabinge mani ihene yabibiri ngana gutya mani ibiri ndarigwa mani twara amafaranga yawe 2 nago nayeme sanyine bibiri mani ariko aguhereza mani reka twumvikane nanga bitatu yame nigende n'ubundi ngiye ko nishomeye n'ubundi bitatu
kanyarebe man bimejeyo kabisa azavamo Umusega ninde wamase mutamunyica namwe noneho mana reba wa muhungu nakundaga baramwishe vuga neza amubwira nyine isobanura ndi kwita abongira ngo ni herankurikije nagukurikiye itari turi kwita herankurikije kurambira ko ihe nari iwabo yaje kuyibagute iki ni ikijumba tujya kuyibaza reka tumujyane kwa mudugudu Mumbali kandi ikora kijyana ni kijyana kwa mudugudu ye nayikorera fata songa libala oye Kasongo mbona jana kwa mudugudu sha umva